aka kanya currently sofa ni saga yiriwe ariko utamaze amasaha menshi y'umutoza Seninga Innocent coach Portugal style wari umutoza w'ikipe ya Etincelle Football Club nyuma yo gupigwa na Rayon Sport yari yakuye inota kuri yape apigwa na Rayon biracyamukurikirana ibintu bya Seninga rero ira weekend y'Irubavu mbanze yari remereye bitabaho yari ndende aba hari ibintu twebwe twatashye ku cyumweru hagiye gatera ariko mpita mvuga ngo na Seninga sinzi ko ari busigare ni ikibazo cy'amasaha cyane cya kibazo ubanza nawe yabuze impamvu ubanza yabuze impamvu kuko ukurikije abaye irarangiye iraduherekeje mpaka muri konji ejo ni kuwa gatanu tukiri kuvuga saga Seninga no muri tugatera musa ari amakipe abiri y'Irubavu kandi no ibaze abantu turi kuvuga ntago ari umuntu wo muri APR cyangwa muri Rayon Sport ntirutsiro na Etincelle ariko zikozweho n'ize ebyiri nanone ntabwo wabura kubivuga izi z'ibigugu zirukanisha abatoza mu ntara none se njyewe uwatsinzwe na APR yamaze guhagarikwa wari ibya Rayon Sport ibitego bibiri ndavuga bibiri kimwe nawe rurageretse nitabyo mpamvu direct ya Rayon kuko ya Rayon ushobora kubita impamvu wapfa kubona uhagarika umutoza ariko indi mpamvu yari izaboneka ukurikije yanzika ya Rayon igomba kumuhitana yes ntabwo Etincelle bwaci uvuga ngo twirukanye umutoza kuko yatsinzwe na Rayon Sport oya ukurikijeho yayikuye yayisanze nayo ihagaze n'inota yakuye kuri APR Kigali ni umusaruro utari mubi ari ukurikije ibyo yari yatangaje mbere bibasha kumwirukanisha ubwabyo cyane yewe niteguye gutsinda Rayon nka APR gasubira ku mwanya wa mbere nta Etincelle ntivugwamo ubyumve ibyo bintu kandi umutoza yewe ni umutoza wa Etincelle ntabwo twebwe dufite gahunda yo kumanuka ni urugero amagabo ntagorora abantu bagomba kumva mu matwi ntabwo Rayon Sport tuyitinya turarwana no kutamanuka waravuga indi kipe ubwo numva rero bashaka gushaka kumuzanya akavuga ati uyu mutoza ari mu nyungu za Etincelle imuhemba cyangwa we ni umufana nyine wibire ku ruhande uravuga ko ugomba gushyira ikipe APR ku mwanya wa mbere anagerekaho n'andi magambo ngo yatumye abareyo bahaguruka ya komite ya Rayon Sport ishinzwe Etincelle ngo urabona abasivili ntibazi no gutegura ntabwo bategura nk'abasirikare namenye amakuru ko ngo Etincelle bucya bakina na Rayon ngo muri lokale harayemo abasirikare muri Etincelle barinda bati ibintu birakomeye ati utaza kuba nk'abamutara mwakurigiriye kubera ko icyo ndi kuvuga utaza kuba nk'abamushuti biganye na Nepo oya ntago ari oya ntago yigaga mu wa mbere ndi mu wa gatandatu oya ntago mwiganye oya ataza kuba nkawe oya humura utangaza umuriro oya humura icyo mvuga buryo ngo bikanze ngo ko oreye ngiri bubategure kandi ngo barimbuye rukari inshuro barimuka batavuga namwe ibintu by'amatelefone ntabwo sinyemera niba wimbuye rukari inshuro ebyiri wese waba ufite uburinzi ukimuka ntabwo bishoboka kereka nimba barabubonye saa 9 z'ijoro aho gwaraye bajya bakabya cyane abo cyane ndi kwivugira nagaciyemo nabonye ibintu mugani byanakomeye impamvu vuze ko ari agaciyemo no kujya bataza kubifataho seriye cyane ariko nari kuvuga nti nahise sinabanya vuga na Seninga twavuganye akakanya hanyuma dore cyo mvuga ndashaka umumpera ubutumwa ngende kuri interview yakoranye na Rabin nta kuntu genda umwana w'ikipe wamuhuza na Songa Mbebe oya urumva muri minsi nakaza afite akwiye kwitegura derby akayirebera mu bandi bafana bose akaza yiturije nta kibazo na kimwe nta biranega akaza kurumva akakanya ntago ari umutoza wenda ngo birantega akubitemo agapira k'umweru n'umukara arebere muri online fan akakanya ko ari umukunzi wa APR arebere muri online fan club match ya derby ararebera muri online fan club arebera mu turiza marere turi ntare ariko tumushyire mu ntare fan club nta muntu mu ntare tuzi ngo musabire ngo Martinez ye nubwamagara Kagame ariko se akamubwirira abatarama kazaba ari imbere y'utwo basumani ari gukubita bangura cyane kuva yari yabyitangarije ubwo ariko Etincelle babireba n'abahanga je nkibyumva nahise numva ko atatsinda Rayon Sport nubwo ngo yikurura ibibazo na Etincelle nyine abataramu babireba babahanga baravuga ati yadukuriye gutsindwa
we yibeshya ko ariko koroha kwa Rayon Sport yadukururiye gutsindwa. rego ushobora kubivuga nk'umutoza undi nawe agakoresha abakinnyi gategura abo bakinnyi kandi uzi wayitangaje televiziyo nkeriya uba yakururiye ikindi kibazo. amakosa y'uba wayakoze utuma adversaire kwitegura kabiri ngira ngo Rabine niwe uzatunga micro match kirangira Tadeo President wa Rayon Sport amubwira ati bitewe n'ibyo twabonye byatumye twitegura natwe ko match tugomba gucyura amanota cyane Abyumvise. mu buryo bwo gukangara yo ibyo babonye binajya noneho nawe ku byo wavuze ubahaye impamvu ebyiri z'urugamba birengeje uko bari baruteguye cyane uko bari baruteguye kuko niba uvuga ngo twebwe Etincelle ntidutinya Rayon Sport si rimwe Etincelle itsinze Rayon Sport hano Rubavu mbega hari amagambo abasha gukangara Rayon Sport kandi adakura mu mwanya abakinnyi ba Etincelle anabamotiva rwose kuko ati Rayon Sport ni ikipe ikomeye nibyo ariko uburyo twayiteguye tuzayitsinda ayo ni amagambo kuko ashobora gutuma utsinda Rayon Sport ahubwo arakumotiva ariko niba uvuze ngo uri umufana w'ikipe yindi nta nyungu Etincelle bifitemo ni bimwe mu ngaruka za Etincelle gutsindwa nyine. hari byatangiye ngo kuwa kabiri w'iki cyumweru nyuma y'uko batsinzwe n'ikipe ya Rayon Sport ku cyumweru ibitego 2-1 bagatakaza amanota imbere y'abafana babo kuwa kabiri mu myitozo ubwo urabona twa turi mu matariki ya nyuma y'ukwezi basigaye bahemberwa ku gihe nta birarane babihuje n'akarere neza akarere gasigaye kabitaho neza tubishimire meya Rubavu ndabyibuka sezijya gutangira baganiriye n'itangazamakuru batubwira ku buzima ndabyibuka depite icyo gihe niwe wari ufite ekipe berekana imyenda mishya yari adahari wari perezida yareguye no kataragaruka ese niwe wagarutse kuko yari yagiye mbere baza kumuganiriza aragaruka icyo gihe depite niwe wari umaze iminsi atwaye ekipe mu buzima bwa buri munsi tugiye batumije itangazamakuru tugiye turi utari n'abakeya kandi imyenda mishya cyane nabikunze birabyo icyo gihe niho n'umuntu waturutse mu karere batubwiye yuko bishoboka byose kuko yatangaje amagambo akomeye avuga yuko ekipe ahangaha i Rubavu ngo yavugaga ari i Rubavu twari turi ati hahoze impano hahoze abakinnyi bazi gutera umupira atari ko iyo urebye ntabwo hakirimo ikintu cyo kubiha agaciro ati Etincelle yagarutse no ku kintu gikomeye yemwe agaciro cyangwa se mwabwa agaciro k'ikikora ati kuko yabaye nk'uwahita natakamo gato Marina avuga ati kenshi usanga Etincelle ari ibarizwamo abo bana b'i Rubavu byibuze umupira bawutera ati kuko Marine hari igihe yakira abakinnyi urumva bari baturutse mu ntare urumva ntabwo yabitinze ariko atwereka ko Etincelle yakaba yabwa umwanya ari nabyo avuze ati turashimira akarere karebye inzira nziza zo kudufasha byaba ari uko abakinnyi bajya bahemberwa mu karere ati ibyo natwe noneho nk'abakunzi ba Etincelle aho bari hirya no hino mu gihugu n'ahandi hirya no hino ku isi baze badufashe twubake ekipe byibuze imishahara yabonetse twe turwane na prime n'ibindi byadufasha gutegura match aho niho byatangiriye rero bahembwe kwa kabiri bahembwe abona umushahara kuwa kabiri nyuma yo gutakaza ku kwezi urumva ko ari kuri kurangira deja urumva bwo yari tariki 29 abona umushahara ariko ungana n'uwa Kalisa François n'umutoza wungirije muri Etincelle urumva abantu turagendana etape par etape kuko afite amasezerano azanye ubwino none se ubundi Seninga Etincelle bon mu mushahara uri confidential ntacyo uri confidential ariko ni around 1M kundi amakipe menshi yo mu ntate ahimba miliyoni imwe ntago after tax nyuma ariko yatanganye na Bugesera ya Bugesera na Musanze akenshi zirarenza Bugesera merukira n'ebyiri namukuru ari muri ebyiri dukora amakosa yo kugeranya mukuru na za Bugesera mukuru irihariye uri bikwiriye guhemba byibura 3 cyangwa enye ni naho baba mukuru ntitukageranya za Bugesera naho baba bari rwose yarari muri miliyoni imwe bati kuki mwanyishyuye amafaranga agiye kubona akanyenyeri abona akanyenyeri k'umutoza na akanyenyeri kajya kungana n'amafaranga y'umutoza wungirije ahembwa urumva ariko ngo mbere bari barumvikanye n'ubuyobozi bitewe n'amafaranga yari afite hirya no hino no kwishyura utuntu dutandukanye bambwira ko bazajya bamuhemba bayakase bazajya bamukata yafashe icyo twakwita nka avance sur salaire ariko biciye muri equipe donc equipe amafaranga yari yaragurijwe na equipe amagambo make nuko byagenze
barangije rero bakajya bamuhemba ariko batangiye kumuha amafaranga noneho bayakase ayo niyo makuru namenye indani by'umwihariko ariko nibyo bigendanye n'ibyo bari ibyo ni ibisanzwe icyabaye rero urumva nk'uwo muntu iyo mwahembwe timu manager ninde cyangwa se ashinzwe iki iyo inyuma y'aba bayobozi ba perezida iyo niyo ari muri lokari niwo usigaye ari umuyobozi wa niwe byose bisabwa team manager niwe ubundi uhuza ikipe iri ku kibuga n'iki byose n'ubuyobozi utanga report ibera ku kibuga uyasira imyitozo donc umwuka uri muri ni nawe umuyobozi wa bench nuko tubicurika burya niwe umuyobozi nyine ni manager wa staffura wa bande tushe cyane katugide ubundi si umuyobozi wa staff as such uko ubundi umuyobozi umutoza aba headings ibyo bintu byose ariko we ahagarariye ubuyobozi kuri touchline pani biri technique ahagaramiye ibiri administration muri equipe ni nabyo icyo nashaka rero no kuvuga ngo icyo atanze raporo niyo bari umutoza mukuru ntavuguruzwa avuga ngo ubuyobozi bitandukanye na biriya mashama avuga ati genda shaka team manager runaka ni umutara munindari ntabwo Aimable ya umuyobozi wa mashami ubundi team manager ni umuyobozi ubundi hano iwacu turabyica iyo avuze ati umutoza afite amakosa ya naya ntibamuvuguruza dore ko bimeze niba ari kwirukanwa umutoza iwacu ukuntu tubyica ofete mu makipe ateye imbere bagira umuntu witwa team manager ariko ufite akazi kameze munini ushinzwe ibintu bibiri administrative ufite office ufite anakorera umenya ubuzima bwa buri munsi managing ikipe noneho bakagira n'undi muntu wamera nka team manager kuri technical uba kuri touchline wandika amakarita wandika ibintu nk'ibyo ngibyo donc ariko biri technical uzumupira watanga inama cyane sibyo wagira n'icyo yunganiza umutoza wagira n'icyo yunganiza umutoza buriya uyo muri polisi niyo angle mubonamo ntabwo ari umuntu linkinga ntabwo ari umuntu uhuza polisi n'ubuyobozi bwa polisi cyane mbabona SG na SG urakoze cyane agakoze ikintu cyateye neza ntabwo urabona nka mujyanama muri reyo nyine bizarangira abaye team manager w'iyi technique byo ku kibuga yagira kigura umuto niyo mpamvu ubona anege yicara kenshi hafi abatoza ari kumwe nabo noneho abagisa n'ugiye kuwambara umwambaro wa team manager nyirizina urinkinga ibyo biri technique byo mu kibuga by'ikipe uko ibayeho mu buzima bwa buri munsi n'ubuyobozi kujya uko mibona gutya ibyo ngana n'umutoza kuri umutoza atanga raporo kuri uwo muntu buriya umutoza rwaka azatanga raporo kuri gisa n'ubundi nawe ayitange ku buyobozi ntabwo reka perezida nifuza kuvugisha sureti rwaka ari ubishaka rwaka ngo ngo ndashaka ngo ntabonye perezida bitari rwaka ngo ndashaka Tadeyo aya makipe rero afite ubushobozi bukeya ari ukuntu umuntu aza muri izo nshingano afite ikintu cyitwa agasa nk'unabifatanya twe tunabyita ukundi ubona ko urumva reka mbabwire urumva amakosa narera ubundi umwe yaba nziza umwe yiswe team manager undi akitwa technical manager ni nako njye mbitekere kuko ugombye kuba byiza usanga team manager anakora technical ni n'abana batoza ni n'ahantu nabo bakabyitiranya urabona polisi bagira technical manager is not the team manager ni technical kuko banane nacyo kintu kenshi banamuzanira ni urugero nka Kavuna ni team manager rwose urugero rwa team manager arakoze Kazuna urana team manager abantu basobanukirwa neza icyo team manager abakora mu yacu umva umbwire amakipe yacu wenda bagiramo ikintu bitwaza ngo mikoro make ntibuzuze inzego mutaramu muri Kiyovu ninde uri kumva baba urana team manager baba yari team manager rwose baramugara ariko nyina naragarutse baramugara n'icyo uko bagiraga Azizi akaba technical manager urumva ikintu kinazamo Azizi umufana wa technical manager apana Azizi watabarutse ni Azizi mwenye Benz yafite yaranari y'umutuku Benz compressor y'umutuku urabona no kuri match yabagaze urupano n'umunota umwe yari machine yari machinery wabuze ubona nka za gahunda zanzi ko urumva rero cyane nimugoroba bari kuri stade ya Mahoro aho na Mukanyara ari kuri match ya Kiyovu ntiyase birumvikana icyo navugaga rama equipe yacu kenshi naho hano ibintu bipfira ukumva arimo kwa kugongana kumutoza na team manager rimwe na rimwe kuko team manager ntago basobanura uburyo aje kuri touchline esaje mu buryo buri technical
naje mu buryo buri administrative ku buryo yahuza izo nzego zombi staff tekinike ndetse n'ubuyobozi ari naho rimwe na rimwe hari n'abashaka kwinfluence uri kumva ari n'abashaka kugira icyo batangaza cyangwa se kugira icyo bakora cyane mu bintu biri tekiniko ku mutoza rimwe na rimwe umutoza akamwereka ko atari inshingano ze aba agatangira kuza na kwa kugongana ibyo rero byose ari no tujya tuvuga tuti ama ekipe yari igihe tuzuza inzego ariko ukabona ni byiza byakabaye ngombwa bamwe bakakubwira mikoro ariko wareba ugasanga ibyagahembwe si byinshi ubona ari ikintu kimwe na kimwe kinaza nyine kikibazo kigateza umwuka mubi. Yes, twabikuraga ku cyabaye turi gusobanura za team manager none se kocha ahise yandika ni message bwo nahise twinjiza muri operation nge ibihise ibyo ni iby'uyu munsi yadutaginga ni iby'uyu munsi ibintu byose biri fresh biri bishyashya saa munani zibura icyabaye rero icyabaye yagiye kubaza team manager Juma tikompembwa amafaranga hatuzuye urumva yabaza Juma yari yubashye yereje kuvuga ngo uko abantu yanze kujya kwa ba president urumva se ibintu binakoze ari sawa urumva kazu abajije team manager ntarangaye kazungu mu kanya batamuyobye team manager ati kuna hemwe amafaranga atuzuye bize ngo ntasimbutse urwego ibyo akoze ni sawa aha icyo rero ariko se nitwumvise cyetse no numse nabi nitwumvise se impamvu ni sawa nitwumvise ko bamukata se bagenda nagiye kutubwira amakimbirane yaturutse noneho undi yamubwiye ati ariko ibyo ntago bindeba kuba baguhemba amafaranga baza president baza nyine mubikanye n'ubuyobozi baza enoke aha icyabaye rero ngo undi yaramututse Seninga yatutse Juma amuhorikiza ugamutuka n'ibitutsi biremereye ku babyeyi bombi ayo ni amagambo avugwa na team manager uvuge ati yantutse ku babyeyi bagiye no gushyamirana kurwana ibyitwa kurwana bapfuye ko mu bwenge cyo koza ubuyobozi se bapfuye yuko ndamututse kugira ngo Seninga ubwo Seninga kumutuka bari bafite ko undi yamubwiye ati jya kubaza ubuyobozi yambwiye ati ibyo ntago bindeba jya kubaza ubuyobozi jya kubaza abandi ariko ngo bari bamaze n'iminsi bamubwira polima oya desha turazabigaruka konge nabonye yuko bari bamaze iminsi batumvikana na Seninga muri mu byo yandikiye ubuyobozi turabigarukaho yavuze ko yatanze ikirego kabiri ku bayobozi ko harimo ikibazo hagati ye na Juma ngo bakabyirengagiza Magnifique aradufasha Magnifique turajya tujyana aze kugenda rwose agira ibyo aterekamo nk'ayo ma screenshot bari kuri YouTube muraza kugenda mu bibona bo barabibona bisukuye cyane aha icyabaye rero baje gushamirana bagiye no kurwana Kalisa François ari itambika umutoza wungirije ngo n'umutoza wungirije ibyo ni kuwa kabiri gutegura match yo kuwa kane y'uyu munsi bari kwakiramo Musanze umva ubwo ni imyitozo ibanziriza ya nyuma imyitozo ibanziriza ya nyuma kuwa gatatu bari muri lokali urumva uwo mwuka abuyobozi bwaraje burabegera burabihosha nyine kugira ngo abantu bumvikane urumva umutoza team manager byageze team manager bashatse kurwana waravuga ngo agiye kwegura asezere ngo kubw'ineza ya equipe ubu ni Juma urumva ati ngiye gusezera abandi bati oya wakihanganye mwakihanganye mukumvika ko muri abantu b'abagabo ibintu bigahinduka barabicaza barabunga ndasaba imbabazi Seninga asaba imbabazi Juma ati ibintu birarangiye sasa rero gicyabaye bagiye muri lokari bitegura umukino wa Musanze bagiye muri lokari abantu bari bemeranyije ko ibintu byarangiye bajya mu byumba byabo bagiye mu byumba byabo Seninga ayo ni amakuru tutarumva uruhande rwa Seninga ahamagaza atumiza inzoga nziko aziretse ariko ibyo bintu hariya yari ari mu Barabu kandi ibintu by'inzoga ziba zinahenze izo banywa ubutegetswe kunywa ibyayi n'ikawa urumva atumiza inzoga mu cyumba muri lokari mu cyumba muri lokari azitumijeho arazinywa arangije afata igikapu atasohoka urumva amaze kuyisoma inzoga yazinyweye yahise afata igikapu atava no muri lokari avuye muri lokare ngo icyabaye abo yatumijeho inzoga bahamagaye baza aho bari muri lokare team manager niwe muyobozi ubu hari wa lokare kuko nibo basigarana nese ntabwo yaziguze kuri hotel bari bari mu cyangwa nahantu atari yazitumijeho ariko ntiyazishyura niyo mpamvu baje bahamagara batariko umuntu ntabwo yishyuye ninde utishyuye ni Seninga bagiye mu cyumba cye koko basanga umuntu ntawe uhari
akamavide arimo rumva ibintu byo byari bihari icupa riragaritse cyane icyo Juma yahise akora yahise ahamagara ubuyobozi ubwo ni perezida y'abadepite cyangwa no kumwe muri bo ababwira uko situation imeze ati umuntu yanyweye ariko bari kutusaba na fagitire ntabwo yishyuye yanavuye muri lokari ngo baraza bareba koko ari byo basanga umuntu ntawe uhari baragaruka mu gitondo basanga umuntu ntawe uhari ntabwo ari muri lokari urumva kandi ubwo ari gutegura match ya Musanze y'uyu munsi ni umutoza mukuru icyabaye rero nibwo bahise bafata uwo mwanzuro wo kuvuga ngo turaguhagaritse ubwo wenda Magnifique abereke niba ari ubuyobozi bwandikiye Seninga Innocent bamubwira ko bamuhagaritse kuri uyu mukino ngo kuko iyi ni chat ariko batwereka ibaruwa yo nayimuhaye Magnifique ayirebe neza isinyweho rwose na Kashe na Ndagijimana Enoke waje kuba yisinyaho baramubwira bati turaguhagaritse uyu munsi iyi match ntabwo itoza nyuma ya match turaza kwicara tuganire dufate umwanzuro urwo n'uruhande rw'icyabaye n'urw'ikipe ruvuga ku ruhande rwa ekipe bamuhagarika bati nunasoma mu itangazo sizi impamvu Magnifique ari gutinda kuribona kandi nakamuhaye bati nunasoma itangazo urabibona yuko bati twebwe turaza gufata umwanzuro ariko bikurikije n'icyo twagiye bareberaho iyi ni ibaruwa yananditswe uyu munsi yanditswe uyu munsi tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2025 guhagarikwa by'agateganyo ku mirimo urwo rero ni uruhande rw'ikipe Magnifique nakira kuri YouTube iyo ntaza kwitindamo cyane n'ubwo inkuru ikomeye abantu bari kuri YouTube barabasha kwicishamo amaso tw'icyo twabwiye no overview nuko ari baruwa ikubiyemo guhagarikwa abana muri Etincelle se nabo barandika ibaruwa bagafotora baracyatayipingisha amashini yari yakubita gutyo muri zikazuba nanjye ko wagira kandi rero twakoreshaga yo muri kangahe ashobora kuba wandikishaga intoki warangiza ukajya kwandikisha kuri ya mashini dore ngiyi ni ibaruwa akajya ko akajya capa akoporora ibyo wanditse ibi rero bimaze kuba uretse gato nise cyangwa nuko barishyize mu bariskanye bakoze scan se bigenda gusa sinzi impamvu biri kugaragara gutya ariko iyi shaka kuba ari na photocopy ahubwo ni photocopy gufotora rigiye rwose ufotoza ahantu hati mashini itameze neza cyane kuri nabibona ko hazamo n'ibindi bintu wabonye ko hazamo n'ibindi bintu kandi magambo anagaragaramo asa nk'aho ari ibyo iba yarafotoye kera mashini bafotojeho ibigiye gupfa ibiri mu marembera umusomyi ati tubandikiye kugira ngo tubasabe abantu barimo gushaka ibyabaye ejo cyane ati guhagarikwa by'agateganyo ku murimo bwana tubandikiye tugira ngo tubasabe guhagarara ku mirimo yanyu by'agateganyo kubera imyitwarire mibi ndetse mukaba mutari butoze umukino w'umunsi wa 26 wa shampiyona dufitanye na Musanze FC nyuma y'uko twagiranye ibiganiro byagaragaye ko ari nta cyahindutse ku myitwarire yanyu kugira ngo kugera n'ubwo muta umwiherero w'ikipe mukagenda nta buyobozi mubimenyesheje tubasabye kubahiriza icyemezo cyafashwe mugira amahoro ubuyobozi bwa Etincelle Ndagijimana Enoke president asinyaho na Kashe ya Etincelle ibimaze kuba nivuga witwa Seninga yagiye ku rubuga rwe rwa X ati mureke tuganire kuvuga ko nkunda ikipe sinumva ko byaba ikibazo kugeraho nirukanwa mu kazi kanjye byongeye akazi kanjye nkakora neza kuko ikipe nita ko nkunda ubwo nahuraga nayo yatakaje amanota 2 ibi ni ishyari ibi ni byo Seninga yahise avuga ati ibi ni ishyari bitewe n'ibiri kumvugwaho bitewe n'amagambo navuze ahita ashyiraho n'izi screenshot nyine yerekana icyo yagiye aganira n'ubuyobozi yazishyize kuri X niho ziri oya izi ngizi zo dufite nyine twagiye tuboherereza mu kanya barazibona reka nkwereke izo screenshot turanazigeraho hari ikintu kimwe nge mbona kuri uyu mugabo twa Seninga Innocent urumva nepo na isa ndetse n'akazungu cyane ari umugani abanyarwanda baca ngo umwana murizi nta kurugu urutozi niyo twese tumva tubuzi kandi twumva n'icyo usobanuye urumva kazungu umwana ukunda kurira cyane iyo rero ashobora hari ikintu kimubabaje abantu ntibamufashe kandi koko ntibamufashe yarenganye uwitwa Seninga Innocent mbona asigaranye ukundi kurira rimwe ntihazagire umuntu wongera kumukura urutozi
kandi kuko uri kumurya bya nyabyo aka kanya twese icyaba icyo ari cyo cyose nibyo izo chat turaje tuzirebe sibyo wowe barakwirukanye mu ibara bakizaho impamvu baguhagaritse bafite ibizi biti iyo turaje tubone kuyerekanya ko yandikiye umuntu n'iki byose ko buze kuza kugenda sibyo umuntu ashyizemo impamvu noneho reaction yawe urongeye ubaye umuntu wivictimije kwivictimiza mu kinyarwanda donc wongeye kugaragaza ko ari victime donc ari inzira karengane donc ari apana kuvuga inzira karengane gusa donc uwo ikintu runaka bitewe n'impamvu mu nyumve neza uyu mugabo witwa Seninga Innocent urabona match kimara kurangira abantu nyine basesengura ibyo babonye basesengura ibyo bumvise yitangarije ubwe abantu bamwe bati ntago uri professionnel sibyo abantu bamwe baramwataka n'iki byose ntabwo turibuza kubitinda kuko ni n'ubwa mbere bibayeho mu mupira w'amaguru umutoza akipronounce mu rwego rw'isi yego tubona ama statement akomeye avuga cyane cyane kuri iki kintu birashoboka ko muri abo bantu bamwatatse ashobora kuba yararize afite uwo aririra wenda bikagera unatsindagire cyane urumva bikagera aho hantu wenda akaba abona ko nyine hari cyakozwe nyuma yo kuvuga yuko ari kwatakwa azira kuba yaravuze ko afana ikipe ya APR cyane kazi uri kumva icyo kintu donc ntiyabishyira muri kadire y'ikosa ariko avuga mu cyumba abikura mu rwego rw'ikosa aravuga ko ni nko kubwira ngo papa kuko ndi kuvuga ko ngo mubyeyi ubu nzire ko navuze ko mfana ko mfana iyi n'iyi none umubyeyi akwereka ko akumvise ahubwo yati koko ntibikwiye ibyo bintu n'urugero hanze sinzi koko niba byarabaye wowe uragereranya gusa ndi kugereranya cyane none sasa umubyeyi wabona ko ari reaction wenda ashobora kuba akoze nk'umuntu wabyumvise kuko ukavuga ati wa mwana ashobora kuba barengereye nubwo yatangaje ibi none haba n'irindi kosa rya buri personnel ukumva kuri buze kuza kugarura cya kintu ukabihuza ngo bongere bakubwira ngo mama shenge humura barakwirukanye uzize ko watayirukane nk'umutoza uravuze ngo aho kuvuga ko kwemera ko wakoze ikoze gutarokare usaba imbabazi ndikuzira ko navuze ikipe ukunda bakwirukanye bakujijije ko ikipe ukunda ofite niba ngo papa uretse no kumvuga nabi muri media none no kukazi banyirukanye ari nako reka nkubwire kuri iki kinavuga kiranakomeye cyane reka nge ngaruke ku kandi kantu gakomeye ibi binaturuka kuki rimwe na rimwe abatoza bacu hari aho bajya ukabona umuntu ntiyubaha akazi umuntu ntashaka kuvugirwamo kenshi abatoza ni ibintu byagiye binavugwa cyane aba batoza ntibagenda kuko ekipe zagize uruhare kubashyiraho ekipe zagize uruhare kubazana ni abatoza muhawe ni abatoza boherejwe ni umutoza n'uyu ntabura akazi bikagenda muri uwo mujyo niyo mpamvu rimwe na rimwe batabwa bunyamwuga rimwe na rimwe bibeshya cyane ku kazi kabo bakora bakabihuza n'ibindi bitagakwiye ese uyu mutoza iyi mikorere ushaka kukoreramo cyangwa se urashaka ko urerwa abajeye cyangwa se kuko ufite uburegera ejo ko ushaka kujya gutoza ahandi bizakunda bitari mu gihugu cyacu uzahora ubabona se ariko hari ikintu nibaza wenda hari ibintu numva dukwiye kurenga icyiza nuko Seninga ari umuntu bize uri intellectuel sibyo ari umuntu uzi n'ibyo akora cyane ariko ari ibintu numva bidakaze amusore kubivuga kumva ngo ikipe yatakaje amanota twahuye ariko ndashaka gukora ikiganiro kigaragaza ko ntatatiriye igihango ku bushake buriya kiriya kiganiro njye mbibona ari nko kwihohora niko kuri nyuma ya duro kandi aba bantu ntabwo bakeneye kuri buze kujya muri message nk'izi no abantu bari gukina umupira sibyo ubuyobozi bw'ikipe ya APR baravuga twe turakompeta nk'abandi bose sibyo kuko urushaka kwerekana ko abantu badakompeta nk'abandi bose ahubwo uri ku expose APR donc uri kwikompeta nka APR hari icyo igomba kandi kidahari kandi ikipe ya APR yose kibifata uriye ega ibi bintu none se ubu APR ni ya kabiri cyangwa Rayon Sport yayo yameze ane APR inyuma yayo kubera ikisa ariko kuko yatakazaga nipo twabonye afahami ya Lofty
akora statement avuga ngo urumva ngo APR ngo urabona ngo rwose uburyo yanyishyuye 2 kanseri n'ibindi bintu hano bihuriye man ibyo ni iby'abafana bavuga wowe akazi kabanza ugakora umutoza uri professionnel twagize turabyoroshye ariko se none kubakoze na isa izi chat nazisome reka duhere ubihuze nuko kwiregura ariko ntabeshye pe dusomere numva seningo wanditse agakwiye kwihohora kuri mikoro afite amabaruwa ngo ababyeyi nakoze ikosa ngo turanganye ntabishaka icyo bivuze reka duhere ku ibaruwa yandikiye perezida Enoch Ndagijimana ni perezida w'ikipe ya Etincelle kwa kabiri kuri telefoni yamwandikiye ku rubuga rwa WhatsApp kwa kabiri ubwo bantu zamuri gatoya magnifique iyi ntago ari yo ni gushaka ahantu hari izina rya perezida ari kuri iyi ngiyi niyo none n'ubutaha na isa reka nkubwize ukuri umfashe this time turabishyira muri consideration ariko byo tutazongera gukonsidera aka kandi ushobora kumfite WhatsApp ebyiri nkafata nimero yanjye imwe gashyiraho profile urumva nepo yawe nzugira nkandika amazina ya nepo nkiyandikira message nkaziguha oya bibaho hari ikintu kigukonfirma ko iyi message yandikiye perezida ahubwo se ko tutabona response nicyo ndi kukubaza njye nsubiza hari ikintu cyakonfirma umuntu ko yandikiye perezida sibyo tutuntu tugaragaza ko sibyo ko bana ko message zasomwe ngiye nkubemengera mubizi eme wivunika iyo bintu birakorwa cyane birakorwa cyane ni abantu bo mu makope yabo ngiye kubwira ngo urabona nk'ubu nawe tukaba tutavugana Kazu arababwiretse ku muntu wabana ngiye Kazu turavuga niba nyohereje aha ati message ikimenyimenyi mu izina ryawe ko nafite nimero ebyiri icyo aka kabara gashya ariko ibyo birarenze ibyo cyaba ari ikindi cyaha kuko yari kuba izina rya perezida akaba ariho ziriya nimero niho byari kuba authentique byibuze ariko yapfa kubisoma ntacyo bitwaye oya kubisoma byo nta kibazo ariko seninga nawe binyuranye cyaba ari ikibazo binyuramo uko bikurikira banekereza ko ibyo bintu atabikora byo byaba kandi ariko uzitangira niwe wazimaye personal niwe uri kuzimaye niwe uri kuzitangira uretse gatono nkwereke narengiza mwana n'ubwino ukuye ahantu uretse gatono umwana ni petit frère yitwa Fabrice asigaye ari umu agent aje nkwereke igihe azimpereye njyewe rwose ambwira ngo ni seninga uzimwihere nyirizina umwagenzi umwagenti n'umwana ukiri muto umwana wo muri bibiri rwose none sibaze azimuhaye njyewe mfite nimero ze ebyiri reba ikibazo nese mubaza munsi ya chat nawe niwe uzi kwihere ya ni nimero yindi ya kabiri yego reba ibyo twavuganye byose biri muri groupe yiheze nawe biri muri groupe cyane babishyiramo no mu magroupe yandi atandukanye ariko njyewe yabimaye personal rwose aravuga ati niwe wazimpaye none se nanjye yazimpaye tugendere none se zigeraho zihabwa abagenzi umuntu intellectuel bo ku muhanda none se ugira ngo reka nkubwire ikindi kintu kibaho aha so ubashye perezida kujya wese nicyo njyewe Kazu icyo kintu cyumve ne picha tubwiye tureke kuvuga ngo reka twemere ko wazihaye perezida ni ngombwa kujya gushyira ku karubanda ibyo uganira na perezida ese icyubahiro ugomba umuyobozi wawe cyo ni ikihe wumvise ikosa umva njyewe navuze ikintu gikomeye ariko ataza no kugira ikindi yoroshya niyo waba n'undi yazabikora ntabwo bishoboka bindi bikwiye izi kese nahuye nazo njyewe umuntu yanganyirije yise umuyobozi wa institution runaka arambwira ati umuyobozi wa institution turavugana dore chatting byansubije reka dore kuri ibaruwa yo kuwa kabiri ntabwo ari ibaruwa n'ubutumwa mwahejeje kuri WhatsApp ati nyakubahwa perezida niba hatagize igikorwa iyi kipe izamanuka kuko nshyiramo igitsure ariko ntihagire igikorwa icya mbere nabahaye raporo ya Juma nimwagira icyo mukora icya kabiri Chege yabuze mu kazi uyu Chege niwe kit manager w'ikipe ya Etincelle ati yabuze mu kazi tubura ibikoresho bitumye tujya muri camp tudakoze imyitozo kandi twageze ku kibuga murakoze iyi ni message yamuhaye kuwa kabiri ndikubona Tuesday kuwa kabiri bongera batubuzamure batukwereke ni itariki zingahe ntabwo wapfa kuzibona indi rero ya kabiri irajya kuri vice president indi nayo ni ya kabiri ati mwiriwe neza vice president nyuma yo kugusaba uruhushya ngo mvugire kuri phone nasanze hari ikibazo kiri wanjye ngomba kujya gukemura byihuse kubera iyo mpamvu ntabwo ndahe muri camp ariko
ndaye ntanze gahunda yose y'ejo. uretse gato message yanditse sanga bimenyeshejwe perezida iyi ngiyi iriho saa 5 na 23 z'ijoro ubwo ndishye perezida vice perezida saa 5 na 23 yarayihaze ko aho niho utinyira saa perezida 5 na perezida 23. wandiki ubwirwa n'iki ko perezida ari maso ayo masaha hari ubundi Ese butumwa nagenda rero ko- hari ubundi ari umutaro uvuze ngo yarayimize cyane ahangaha ahita akubwira ngo bimenyeshejwe perezida murakoze seninga saa 5:23 ikibazo ni kimwe saa 5 na 23 reka dusupoze wenda twemeye ko uyu nguyu ari perezida yandikiye ntabwo dusupoze ni vice perezida ahangaha ni vice perezida mukuru wa Haruna reka dusupoze ko atari ibintu yemvanse yenda ari ibintu biri rero ubundi bwo kazo niwe ugeze kuvuga ngo umuntu yize gukora reaction ahantu ku rubuga nka saa 7 z'ijoro bibaza ahantu yarari ufite we ntiwasomye ubutumwa ahubwo wibajije wanditse ubutumwa yarari cyane niyo cyambere ubanza gutekereza oya ngo iki oya onyosura mu iyo umuntu ariciwe arandika atashya azindutse ntabwo ngo wandike ari muri abandi bataba bazindutse kazungu ajya ambwira ngo ajya avuga ngo iryo jambo riratsetsa cyane umuntu yatashye azindutse ajya natebye akabwira rikatirika utashye uzindutse ufite ikibazo arambwira ati iriya message ya saa 7 umuntu yaratashye cyarakangutse oya wabyibazaho nyine ngo ni cya saa 7 z'ijoro hari indi baruwa rero yamwandikiye reka uretse gato ikintu gishya kibaye kuri seninga kitaraba kuri undi muntu gituma seninga asohora ibi bintu ni iki ariko nyine kumuhagarika bisanzwe niba ari nabyo reka na yatubwiye ikintu niba ari nabyo atari ibintu wenda yiyandikiye n'undi muntu niyo byaba byo birakwiye ko bijya mu ubundi habaye niyo wanamwirukanire si ibisanzwe se cyane none se mu kazi gasanzwe dukora cyangwa twakoze aho twagiye tuva hose ni urugero ni ngombwa kuvuga se ibyo mu kazi ahantu bihuriye ahubwo reka mbabwira akandi kantu ahubwo gakomeye ikibazo umutoza wiyizeye ufite ibyangombwa mu butumwa byawe yagiye atanga ku bantu benshi avuga ko ngo hari raporo ziri kusohoka zivuga ko yanyweye bimwe twatangiriyeho Matitre. urumva ngo nyamuneka ngo muvuguruze ngo abantu bareke kunyanduriza izina cyangwa se mureke kubyita uko bitari reka nkubaza ubu ibigendanye n'ikinywagi za Musanze n'ahandi yagiye akora ubu aka kanya ari kubyita ko ari ibya kera umuntu wabikubwira wahakana ko utabibayemo ahubwo rero ujya kwisobanura cyane biratuma abantu baha uburemere icyo kintu bavuga ati ariko niko abantu bakuze wishaka ko abantu bakumenya uko utari icya mbere turetse ibi bindi byabaye yari afite umusaruro mwiza muri etenseri cyane nanjye ndi mwe narabikunze cyane umwe mu bantu nta kwisubira ku ijambo kuko no mu buzima busanzwe mu mitoreze igenda mukunda mu mitoreze njye navuze ni etenseri koze ikintu cyiza kandi mu minsi ya nyuma nako ya mbere gitanze umusaruro avana ekipe mu mwobo ayishyize mu mwanya mwiza tutandukanyije iyi rwaserera n'iki maci ya reyo ariko etenseri umusaruro wayo na seninga wari mwiza watuma abona akandi kazi niyo bamwirukana umutoza ubuzima bwe nubwo kwirukanwa ivarisi ihora ifunze Masudi Juma yabivuze ageze Tanzania ati no gufunguraho gatoya gusa ubundi tukongera tugafunga twebwe duhora tugenda ntabwo rero seninga kuvuga ngo etenseri yamwirukanye nta gitangaza umutoza kwirukanwa se sibwo ubuzima bwe bwa buri munsi yavuye hagiye mu yindi kipe ahubwo ibi bikurikiraho ni ibimuhesha isura nziza ku buryo n'indi kipe yamuha akazi oya biragoye n'abajya bitekereza nabo ubwabo kuko ibintu ukora ni ibyatu cyangwa ni ibitinyisha andi makipe isura ufite hanze biraba bigoye ko ikintu umuntu yakubonyemo rimwe kabiri akomeza niko ikiremwamuntu giteye niba warambonye bwa mbere duhe bwa mbere ukabona ndi kugenda ndandabirana biragoye ko nzakuvanemo ishusho y'uko nagendaga ntadandabirana ngo nkubwire ngo oya ngo ntabwo ari byo kandi ariko nyine nakubonye bwa mbere yakomeje kwandika indi baruwa kwa kabiri yari yazanditse nyinshi sinzi mu kanya magnifique ndayimweretse ati mwiriwe neza muyobozi yandikira Enoke perezida ati bibaye bwa kabiri timu manager ashaka kunkubita n'ubushize nawe babwiye ko we na Sabiti banyatakiye muri dressing room nkizwa natsinzi rero ibi mubikoreho ikindi Nsinzi ushinzwe amarushanwa muri Ferwafa byose intensere barimo abahari rwose akunda kuba ari Rubavu bamwatatse Nsinzi ahari yego muri dressing room none muri kibazo ariko akoze agashya muri dressing room umuvandimwe yanamwitiye Sabiti umuvandimwe Tabita Tabita
itabitita yego nkumuze se kazo akunda uyu kuba wacu satuzi yapana sabitedi muri azamu niwe bavuganye bike cyane nawe akunda rwose Sigaho kuba Etincelle. ari ahari cyane abona umwanya se aba ahari Eh, nanjye ntabwo bari bashaka- igice azireba arazireba abahari muri weekend ubwo aba ya aba ahari cyane ubwo rero iyi nayo yari ibaruwa yandikira perezida Noka amubwira ko bashatse kumukubita ngo ni ubwa kabiri mu manager ashaka kumukubita bivuze ngo ubwo ntibwabaye ubwa mbere ibyabaye kwa kabiri byari ubwa kabiri ariko munyibutse muri kubyumva icyo sabiti kintu we yamuvuzeho iki ko ari mu bashatse kumukubita nawe arimo narabibabwiye ko we na Sabiti Manager banyatakiye na muri Sabiti. dressing room Bashatse yitwa gutera natsinzi seni. ariko ari ngereka nkubwire inkuru umugani dushaka tuzayisubukura n'ejo ariko sabiti we ntibaba bapfa izi kipe nkuru cyane ko umwe ari kuri imwe n'undi akaba ku yindi sabiti ni umuriro utavangiye ndetse bikaba iya kabiri ku mutima nk'ikipe yo mu rugo buri wese ari guprotectinga cyane ikipe ikipe ye. ibyanga bikunda ibyo ntekeremo bambwire hari umuntu akoze akanalize rikamusubiza yitwa Inyasi nandika ijambo rimwe ndavuga nta ubundi mugane byo magnifique ihangano ituhagarikira ahangaha ifoto igeze biravuga kuri social media ze ngo bamwirukanye bamuziza ko afana ape nubwo mbonye mutangazaje bihakana ngo ntayifana oya se mutangazaje namwe yatereka reka ntayifana none se Ntabwo bahura. yafana se kubihakana no kuvuga uti genda bizafaniye simbizi ubwo yashaka kuvuga ubundi bwo kuba utoze ikipe ya Etincelle mwambaye umwambaro w'ikipe yindi uvuga ofisiye Roma urabivuze ikintu unicuza kuba warayiteshe wati ndaje mbahore warayikwihabira ndaje mbahora kumukeba ubundi byo kukwitana si impamvu aya birashobora kuba impamvu yuko mukeba yatwara igikombe oya ahubwo byaba binoroshye ko Bunamuvanaho. n'andi manota yatanga ndayagaruza urumva ikintu kuri ubu butumwa bwa kabiri murebe ngo utu tuntu yashyizeho dupfu imbere wenda turi kubivuga twihuta ko mu kanya turajya kuri reyo gushyamirana na medical staff muri local room kuri match ya reyo bivuze ngo kuri match ya reyo ku cyumweru barashyamiranye medical staff y'ikipe ya Etincelle match irangiye byanga bikunda urumva ikindi gushyamirana n'abakinnyi kuri match ya Kiyovu Sport muribuka ko Kiyovu Sport iherutse Rubavu ikabonera 3 harya cyane ubwo rero barayimushinja rero ibi nibyo Seninga yandikiraga perezida Enoch nibyo nyine ariko ubwo arasa n'ubisobanura ari kwisobanura ko barashyamiranye ari kumuha perezida Enoch amakuru ngo baramubwiye bati dutsinzwe na Kiyovu wenda n'urugero yateguwe sibyo dutakaje match ya Rayon Sport kubera we sinzi ariko biragaragara ko yisobanura ko bamureze kuri Enoch perezida bumva yagendaga rero yisobanura ati rero ati murakoze mugira icyo mubikoraho ni head coach Seninga ubu butumwa bwose nububona yabaga nk'umeze nk'utanga amakuru nk'usobanura ikibazo kihari ariko akabibwira perezida iki kibazo rero naha bigeze mu kanya gato bonya twoheje umutumwa ngira ngo aradukurikiye ati Seninga mwenyewe nyiru ati murebe uko mwankorera ubuvugizi mumaze gusesengura izo raporo naho ubundi uwanditse ku gihe amvuga mu businzi iyo title ntaho ihuriye niba ari abagiye bampagayika ni ukunterura ubwa bitwaje bimwe bya kera bya byeri bari kunterura bitwaje ibya kera bya byeri ubwo bya kera ubwo ni Musanze ndamwibariza koko yambwiye ngo ari mu nama twari kuba tumamagaye ariko kocha Seninga yaretse nkamisabira akantu kamwe ibintu bya media yabiretse kurimo gushyushya ibintu bitari ngombwa ibintu bya media yabiretse uwo kwirukanwa n'ibisanzwe Seninga baguhagaritse niyo banakwirukana burundu ni ubuzima bw'abatoza busanzwe rwose kocha abantu experience yawe mu gutoza nturamenya n'ibyo bintu ndio reka nkubwire ngiye nkunda abantu b'abahanga Donatille uyu mugabo ni umwe batoza abahanga bazi gutoza umva umuntu ubishidikanya ko umuhanga pe ubuzima itoza no confidence ari capable nta muntu n'umwe wakumva ngo ikipe ya Seninga ngo complaining shana umuhanga pe ariko hanze bijya byanga kugira ngo muhuru yatara buna bo twari ko tumubona yiruga muri media avuga ati nge barambeshyera yavuze rimwe kuri radio bari bamuhamagaye namwumvise kuri BNB bari bamuhamagaye yewe gatera atukurikije umusaruro mfite ntabwo inshingano
Ibyo yasinyiye. intego yahawe ibyo yasinyiye ni ukuba mu ikipe 10 za mbere ati ubundi uwa gatanu wumvishe uburyo avuga ibintu biri tekiniko byibuze we iriya foto bazashaka umusaruro wanjye ibintu nk'ibyo we niba mwirukana arabyiteguye niyo mpamvu nahoze ariko gatera ntiyigeze yisobanura cyane nyamara yariye bitanu bisebeje we ntashaka no kubigarukaho kujya bitaba polisi ariko sendingi atsizwe 2-1 arisobanurwa no kwisobanura no umva uko gatera yisobanuye gutsindwa na Rayon si igitangaza gutsindwa na APR si igitangaza ikipe zirakomeye zitsindira mu rugo zigatsinda no hanze urarwa no kwisobanura kubera gatera bamubajije ngo iki ubundi Rutsiro imushinja cyane ngo kuba atarakuyemo Matumeri bamubajije kuri icyo kintu navuze ngo impamvu ntamukuyemo ryari ikosa riri tactique nuko yisobanuye ku bya Matumeri ati byo impamvu namuhagazeho nk'umutonza ryari ikosa riri tactique perezida atamenye nicyo bisobanuye atera inese rero perezida aje amubwiye mukuremo ndavuga oya ya ni erreur tactique reka tumureke ibyo byose n'ubijyanye n'abo batoza ibyo barimo urabona ko n'ibindi wenda tuzabigaruka hejo cyane coach n'ahandi azajya wirwana no kwisobanura niba ubuyobozi bubona ko bukwiriye kuguhagarika wirwana no kwisobanura niba ari ibyo bakugomba bazabiguha wigendere wigereyo kuva ahantu nkaho utazahasubira Itensero uyitoje kabiri kubera ko mbere havuye neza n'ubu ukine kuva mu bantu muri Itenseri neza birashobora kugenda igihe ushobora kuzongera ukayitoza gatatu Kasamo ngo watoje polisi inshuro 2 AS Kigali inshuro 3 nta Kiyovu inshuro 2 birashoboka ko niya gatatu azasubirayo izo nshuro zose kasahava neza ntabwo wakumva Kasare Karama ngo banyirukanye niwo muco w'abatoza niko tubizi nabi Burayi warabona se bisobanura ntawe ntabisobanura reka tuze tujya muri